ijambo ry'umunsi, amategeko akomeye atuma ubasha kugera ku ntsinzi yawe. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Matayo igice cya 7 uhereye ku murongo wa 7 kugeza kwa 12. Kuko Imana ishaka yuko dutsinda, yanaduhaye amategeko atandukanye kandi tugomba gukurikiza. Muri buri kintu cyose kiba, jya ugerageza gutwara abantu uko wifuza nawe yuko bazagutwaramo. Nubwo ibi ngibi byumvikana nk'ibyoroshye kubera iki bigora abantu kuba babikurikiza. Impamvu nuko Imana ibona ibintu bitandukanye cyane nk'uko abantu tubibona. Icyambere, gerageza kwiga kubabarira ndetse no kuba umugwaneza. Imana iduhamagarira kwigana Kristo tukaba abagwaneza nk'uko Kristo nawe yabikoraga. Ushobora kuvuga uti ngiye rwose nagerageje kubanira abantu neza ariko biza kuvamo agasuzuguro ubundi ndabyihorera. Yesu ubwe nawe yabariye abantu bose bamugiriye nabi ndetse ageza no kubamubambye. Ku kiremwa muntu ntabwo ari ibintu byoroha cyane kubabarira, ndetse by'umwihariko noneho umuntu aragukosereza anasubiramo amakosa yakoze ugeraho ukabirambirwa cyane. Mu rumuri rw'amategeko y'Imana ni gute tugomba kwitwara? Byanze bikunze tugomba gushyira imbere gushimisha Imana. Ibi ngibi rero bivuze neza yuko tutagomba kwibona mu buryo nk'ubw'abantu, ahubwo tugomba kwibona mu buryo Imana ishaka yuko tubibonamo. Yego rwose bishobora kukugora nk'umuntu, ariko kandi kubera ko ari cyo cyifuzo cy'Imana, ugomba kugerageza uko ushoboye kose ukabikora. Wituma uko nk'umuntu wiyumva bikunesha, ahubwo gerageza kwereka Imana kuri kuyubaha. Korera Imana utitaye ku by'isi iri gutekereza ndetse n'abari ku isi bose bari gutekereza. Nubiba ubugwaneza, uzasarura ubugwaneza ku Mana. Nubabarira, nawe Imana izakubabarira. Uburyo tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi ku isi ni nabyo bigaragaza niba tuzatsinda cyangwa se tuzatsindwa mu maso y'Imana. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.